ashimwe. Yatangiye avuga ko bamutunguye, ako nanjye sindireke kwivuga. Gusa ndanezerewe ko mpawe aya mahirwe, ni umwanya nishimiye cyane. Ndashima Imana ko ndi imbere yanyu. Ndashima Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo mbasangize ubuhamya. Shima n'Imana ko bugiye kwisubiramo kenshi. Abenshi baraha barabuzi, ariko ndabusubiramo mu gihe kitari cy'iminota myinshi. Sinzi iminota MC yampaye kugira ngo ngerageze kuyubahiriza. Ntabwo iyo minota wayimbwiye, ariko ubwo ndagerageza ku munyemerere dusome mu Efeso 2:8. Ndaza kuvuga imirongo, ariko ntituri buyisome, wenda sindi buyibasomere yose, ubwo kugira ngo nkoreshe cya gihe ntazi bampaye. Murakoze. Efeso 2:8. Sinzi uwahageze. Iyo ntanga ubuhamya nifuza ko rwose uyu murongo ntawusomye byambera byiza. Umuntu wahageze yamfasha akansomera ayo magambo. Hanyuma mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'iki? Ni impano y'Imana. Ndashima Imana ko ngira ubuhamya mpora nishimiye umutima wanjye. Ndashima Imana ku bwa Esther watanze ubuhamya. Hari ukuntu yavuze ngo sindi bugaruke ku mugabo wanjye cyane, ariko hari barabizi. Jewe rero mutwa kenshi mugarukaho cyane, kuko njya nkunda kubimubwira ngo uzihangane nimbivuga, ariko akunda kumbwira ngo iyo utakira ubutumwa bwiza nari kubabara, kuko nari kuguhomba. Shima Imana ko atampombye. Ndashima Imana uko binyuze ku mugabo wanjye nakiri ubutumwa bwiza. Rero ndi mu bantu batarushye pe, ndi mu bantu nyine bataruhijwe cyane no kubushakisha, kuko njye nkunda kuvuga ko kumenya ubutumwa bwiza ni ukuri, ni Imana yampuje nabwo. Imana yampuje n'ubutumwa bwiza. Kubera iki? Nkanjye ngira ngo ubuhamya numva natanze bwa mbere ahangaha nabuvuye muzika, mbivuge gutyo. Nari umudivantiste, nsenga ku isabato cyangwa se ku wa gatandatu. Ntago ndi bujye kure cyane rwose y'ubuhamya muzi, ahubwo ndashaka kugaruka gatoya rero mu gihe numvaga ndi umuntu. Ndamutse hari amagambo tubaza abantu ngo Yesu aramutse aje ngo wajya mu ijuru. Ngiye icyo gihe numvaga nagenda, ko numvaga rwose ndi umuntu mwiza, akamvuge gutyo. Iyo uca ku bantu bakakugira mwiza, ati umwana wo kwa runaka, hari ijambo bakundaga kunkoreshaho ngo umwana wo mu batambyi. Sinzi niba ayo magambo tutayazi. Ati umwana wo mu batambyi. Ryangiyeho kenshi cyane. Menyana n'umugabo wanjye, ayo magambo we ayazi kenshi, kuko azi ndi mu barokore ntakiri mu Adventiste. Navuye mu Adventiste. Navuga kubw'impamvu zo ku ishuri. Ku ishuri nabaga ndi ku ishuri tukisanga Abadventiste turi nka 3. Bikarangira ba 3 twanze guterana turi 3, tukiyunga mu ADPR cyangwa mu barokore bisanzwe. Birangira gutyo. None hariko n'ikintu cyankurikiranye cyo kuba pasterine, ngo pasteri. Ndagira mbabwire nkuko nayo babwiye ubushize, La Paris niho hajya hampa kwitekereza cyane ku buhamya bwanjye. Iyo mparebye nuko bahashenye, nibuka ko nahabatirije ndi pasterine icyo gihe. Ndaharanka avuga ngo ariko iki gihe mbatiza hari abantu benshi bamfitiye impuhwe. Uyu mwana nuwo kwande, uyu mwana amenye Imana ari muto. Nkumva nanjye ibyo bintu nkeneye kubyumva mu matwi yanjye, nkumva ndabinezerewe. Nkumva umbonye wese n'ubu baracyanyita pasterine. Ariko nkavuga ngo Mana, burya bwose abantu bose barahana inge barimo bareba. Ubwo rero haba hari abasore, ati nkura mwana w'umukobwa uzi Imana, ati Mana yanjye. Nyanja nkunda kwiteramo urwenya umugabo, nkamubwira nti akenshi barandebaga bakanantinya. N'uwagashatse no kuntereta mwihangane kuvuga aya magambo, akavuga ati turahera he, turajyana iby'umwuka se, bakabiteramo brag. Ariko icyo nshima Imana niki? Nuko nyine ukuntu natinywaga nk'umuntu nyine utinyitse. Pasterine, sinzi niba muri kumva pasterine ngo mukurure iryo jambo cyangwa se iryo zina. Sinzi njya mbitekereza nkumva nshimye Imana. Rero impamvu navuze ko ntarushye,
nuko n'ubundi numvaga nyine ibyo ndimo ndabinezerewe ndabikunze, numva nyine ndi umuntu Yesu Kristo aje n'ukuri najya mu ijuru. Numvaga uwo mwanya nkuhagazemo, nkunda no kubibabwira kenshi. Hanyuma nihuta maze kujya mu barokore rero aho mbere Pasiterine, mu by'ukuri nabaye umuntu udasanzwe, reka mbivuge gutyo. N'uyu munsi kubibuka ko rari yigeze kuza ahangaha, ngira ngo mwakwibuka neza icyubahiro bahaga Pasiterine ku bantu baba babyibuka dufite igiterane ahangaha. Mwaba mwibuka korari twatumiye ni Glorious yari ifite igiterane dutumiramo korari. N'uyu munsi iyo ngiyeyo banyakira mu izina rya Pasiterine, banyubashye, bagatera haleluya nyinshi ko Imana ibagaruriye Pasiterine wabo. Hanyuma rero ariko nanjye iyo bateye haleluya, hari iyo nateraga haleluya benshi barariraga. Kunezezwa n'iki? Ati umwana uzimana, umwana w'umukobwa uzimana. Nyine natera haleluya abikiriza haleluya haleluya amina. Ubwo bamwe barize nyine, ubwo buri kurira ari kurizwa no kumva ngo kuki jewe ntamera nka Pasiterine, kuki ntamera nk'uriya mwana mutoya ari kuzimana. Ati si ubu nanjye nzabona ijuru. Ariko se koko nyuma yo gusingizwa kuri ibyo byose, ese koko ntibyari byiza kuri jewe? Nari mu murongo, reka njye nkunda kuvuga ko ntabwo nari narayobye, kuko sinari nakamenya ubutumwa bwiza. Kuko shima Imana ko ntazengurutse mu butayu ahantu henshi. Nibyo koko nagiye mu butayu, ako ndi mu bantu batazengurutse amatorero. Ako nanone nkaba mu bantu ntavuga ko nari nararushye mu gushakisha ubutumwa bwiza. Mbushaka nese kandi nari mbufite. Ubwo nari mfite nibwo bwari ukuri kwanjye. Kamvuga ukuri, kuko niba mbaye ubwo buzima bwo gusenga nabwitaga ukuri. Kuvuga ko twarushye ni mu gihe nyine iyo umaze guhura n'ubutumwa bwiza. Benita akunda kubimbwira ati mwebwe mu bwakire ejo bundi mwumva ari umunyenga, twebwe twarariraga tukarira, ukumva ni nk'ikintu Imana ije igatura hasi ikagutura nyine nk'ikintu cyari kikuremereye. Rero impamvu navuze ko ntarushye jewe n'iki, nuko no muri iyo myaka yose, icyo gihe cyose numvaga rwose mfite Imana muri jye. Numvaga ndi umuntu wo gushimwa, numvaga ndi umuntu wo kwishimira umwanya ndimo, nkumva biranejeje. Ariko hagaruka rero kuri aya magambo, tujye mu Baroma. Tujye mu Baroma, ndahasoma ntago ntinda, hanyuma turaza kwasoreza. Abaroma 2 turahera ku murongo wa 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ahangaha ndahavuga iki ntarasoma uyu murongo? Nkiri mu Adventiste hari ibintu twagiraga byo kwiga karindwi. Kwiga karindwi mu Adventiste uraha arabizi, Florence arabizi kuko yabaye mu Adventiste. Kwiga karindwi ni ugusoma Bibiliya kuva ku wa mbere. Ubwo iyo bavugaga bize karindwi wabaga uri umuntu nyine, ubwo kwemera ko bize karindwi nuko kuva ku wa mbere agombaga kuba wasomye Bibiliya, cyangwa se icyo bita amigisho. Hari amigisho aba mu Adventiste, ubwo Abadventiste baraha bo babyumva cyane kwiga karindwi icyo ari cyo. Ugasanga ariko nari umuntu rwose uzi kubyitaho cyane, nkasoma Bibiliya kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5. Ubwo icyo gihe nabaga ndi mu bantu bize karindwi, wenda nko mu bantu 40 ndimo nk'umuntu wa 3 n'urugero. Ibi ngibi ni iki? Impamvu ngarutse ku Badventiste, hari n'abantu nanavuyemo kera, ndagaruka ku kijyanye n'amategeko. Ndi umuntu wahatanye cyane mu kubahiriza amategeko mbere y'uko mva mu Badventiste. Nahatanye nabyo, nkumva ndi umuntu nyine wo kwigengesera ari amategeko. Nyagarukaho kubera iki? Ngarutse kuri aya mategeko, ngaruka noneho no kunzire kwakira agakiza kanjye aho byaturutse. Byagushije ku mategeko nahoraga mpatana kugira ngo mbashe kuyubahiriza. Ariko mu by'ukuri se nuko nari mbishoboye. Ngira amahirwe 2016 kwezi kwa 10 hari igiterane cyabaye ku Ituze Garden. Hanyuma ubwo ndagira ngo mbihuze n'aya n'iri somo nari ntangiye ryo mu Baroma. Ngeze hariya hari igiterane cyabaye, nkunda kuvuga papa Esther, nkunda kumuvuga adahari, nkunda kumugaruka wa adahari. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo nabaye n'ubutumwa bwizaho mbere ho gatoya umugabo ambwirije, nkunda kubabwira ko umwanya munini yaba yaransizeho cyane. Murabizi abakobwa cyangwa se
umukobwa n'umusore hari ibihe bagira byo kwenjoyinga, sibyo? Ako hari ibihe nagize ntajya nibagirwa, nkunda kubimubwira. Nawe icyo gihe yarakimpaye, kamvuresha imvugo ngo ku anteza n'inshuti ze zitandukanye mu buryo bwo kunyigisha ubutumwa bwiza. Ntago nzi ibihe, ariko koko byabayeho nyuma. Ntago nzi ibihe ngo twavuye aha twagiye aha, twavuye aha twagiye aha, aho twaba twaragiye hose nahasanze undi muntu. Ntago nzi ibihe twicaye ari njye nawe gusa, usibye nyuma y'ubukwe kugira ngo noneho akuremo icyo cyuho cyose. Ariko ikindi gihe cyose mbere y'ubukwe nagendaga rimwe nkaba nahasanga. Urugero mama Merci ni urugero. Ikindi gihe bose bameze gutya, ni nk'ukuntu kavuge nko kungambanira mu yandi magambo. Yarabikeneye ko numva ubutumwa bwiza, ariko ntago nari umuntu wo kubyumva ako kanya. Agiye uhura n'ikintu ukurikije n'ahagukuye ukabona pe neza, kuvuga ati uyu muntu niwe Imana inzaniye mu buzima bwanjye, ni ugiye kunkura ahantu kumva urababaye, kumva. Ariko rimwe nari ngiye no kubivamo. Ariko ngeze aho, umuntu Theoneste niyo muntu ujya umbwira, kenshi akunda kumbwira, ndabyibuka mbyara Benito yarambwiye ati ntubona aka kana ni akanyabyaha nkawe cyagihe winangiye wanze kumva. Akunda kuzana izo brag. Icyo nshatse kuvuga ni ugushima Imana ko nshima n'umugabo kuko yagize uruhare mu kumbwiriza ubutumwa bwiza. Bikiraho ntago ari uko nari nakabyumva cyane. Ngira amahirwe haba igiterane nkijyamo 2013 mu kwezi kwa 10 itariki 21. Mwibaze ko ni itariki numva mu buzima bwanjye ntashobora kwibagirwa. Umpateri wigishije yagarutse kugusobanura noneho aya mategeko yayandi twasize mu mitima yacu, duhora twumva abantu bazi guhatana, bazi gukora neza, bazi kubahiriza amategeko. Babigarukaho byampaye nyine kwitekerezaho cyane, ngaruka ku byigisho baba barampaye umugabo n'abandi bene data bagiye bifatanya nawe, ndabashima. Ndangije muri aya mategeko nibonyemo iki? Hari uko basoma iki cyanditswe, nari nimo mvuga tujye mu Baroma 2:21, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Sinzi niba turi kujyana kuri uyu murongo. Aya magambo bayasoma naratekereje, ndavuga ngo ese mu mutima navuga ngo ese Bibiliya yanjye ni nk'iyabo? Mwibaze kugira ngo ube ugifite ibyo bitekerezo. Nkumva nyine nahise mfata Bibiliya ya Papa Esther, warabiza ajya binserezaho Papa Esther, nkafata Bibiliya ye yanjye nkayishyira aha, indi ye nkayishyira aha, narangiza nkasoma nkasanga birasa. Kandi biranyimaranye igihe kingana iki? Kuva muri ya myaka yose nababwiye nari umuntu nyine utangaje, mwiza, ukunda Imana, uzi nyine kubahiriza buri kimwe cyose. Aho rero niho binyuze rero muri icyo giterane nabashije kwibona, narashe kubona ishusho yanjye, nabashije kubona muri aya mategeko yambereye nk'indorerwamo, nireberamo ububi bwanjye, nireberamo intege nke zanjye. Niho natahuriye gutsindwa, nkarushaho kwemera Imana ikansindishiriza binyuze mu ijambo ryayo. Bigeze aho ntago nabayeho ndi umuntu rwose nemejwe n'ijambo, kuko nabayeho nsoma Bibiliya yaranyoboye muri urwo rugendo rwose. Ntago navuga ko hari igihe cyabayeho rwose navuga ngo kinini nyuma y'igiterane nagerageje gukomeza gusoma Bibiliya, bansharinga imirongo myinshi itandukanye, ariko mbasha kubona ishusho yanjye. Bibiliya rero amategeko yanyeretse iki? Yambere nk'indorerwamo. Murabona iyo umuntu kugira ngo nkunda kubitangamo n'urugero, iyo ndi nko kubwiriza, yambereye nk'indorerwamo nireberamo ububi bwanjye. Kumwe ufata ngo wirebe wisukure mu maso, n'amategeko nuko niboneyemo nk'umuntu udashoboye, nibonamo imbaraga nke zanjye, nibonamo ububi bwanjye bwose. Bityo shima Imana ko binyuze mu ijambo ryayo. Nkunda umurongo wo mu Baheburayo 10:10, Theoneste yawunsomeye bwa mbere, ngira ngo tukibonana duhura bwa mbere. Ahari amagambo avuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe no ku mubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, ngo kugira ngo bibe bihagije iteka. Amena. Ndashima Imana rero ko binyuze mu bushake bwayo, binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo, yampaye kwera gukiranuka.
ndashima Imana kubw'ibyo. Imana iduhana umugisha. Murakoze.